Isomo ryo mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Icyo gihe Umwami Herode atangirira kugirira nabi bamwe muri Kiliziya, yicisha inkota Yakobo umuvandimwe wa Yohane. Abonye ko ibyo bishimishije Abayahudi, yongera no gufata Petero. Ubwo hakaba mu minsi mikuru y'Imigati idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu buroko, ategeka amatsinda ane, rimwe rigizwe n'abasirikare 4 kumurinda. Yashakaga kumuhingutsa imbere ya rubanda nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Petero aguma mu buroko, ariko Kiliziya ikamusabira ku Mana ubudatuza. Herode araye ari bumutange ngo acirwe urubanza. Muri iryo joro Petero akaba arasinziriye, akikijwe n'abasirikare 2 kandi aboheshejwe iminyururu 2, n'abarinzi bahagaze mu mwanya wabo imbere y'umuryango. Ako kanya umumarayika wa Nyagasani arahatunguka, maze urumuri rutangaza muri ubwo buroko. Uwo mumarayika akomanga Petero mu mbavu, amukangura amubwira ati, "Haguruka bwangu." Iminyururu ihita imuva ku maboko iragwa. Umumarayika aramubwira ati, "Kenyera, wambare n'inkweto zawe." Abigenza atyo, maze umumarayika yongera kumubwira ati, "Ifubike igishura cyawe maze unkurikire." Nuko Petero asohoka amukurikiye, ariko atazi ko ibyakorwaga n'umumarayika ari ukuri, ahubwo akibwira ko ari inzozi yarose. Banyura ku barinzi ba mbere, hanyuma no ku ba kabiri, maze bagera ku rugi rw'icyuma rwerekeraga mu mujyi, rurikingura ubwarwo. Barasohoka barenga umuhanda umwe, ako kanya umumarayika amusigaho. Nuko Petero ngo agarure umutima, aravuga ati, "Noneho menye by'ukuri ko Nyagasani yohereje umumarayika we, akangobotora mu biganza bya Herodi, kandi akankiza n'imihigo yose y'imbaga y'Abayahudi." Iryo ni ijambo ry'Imana.